n'iz'abana n'ibindi byose urumva ariko ngo abagore rero abagore baragoye ariko bibashyira mu bwinshi ngo abagore b'amusore abagore baragoye ntukiremo banza witondere turi kuganira muraho neza nizere ko mumeze neza cyane ku batuye ku migabane itandukanye y'isi abari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru ndabaramukije cyane nari mbakumbuye nubwo duherukana ejo bundi ariko nari mbakumbuye bitewe n'umuntu twicaranye hano umuntu bosi wiwanje ise buriya ntangire nkuvuge cyangwa urabibwira nanjye nakwivuga da nta kibazo nakwivuga okay reka tangira twibwira kugira ngo abantu batamuzi bamumenye karibu cyane kirakoze cyane ariko baranzi kwera yuko ni ya gatatu nje kuri no chano abantu banzi ko Moise Kimararungu yego ndumva wawe ari ibindi ako kantu wari kongera volume oya karahagije oya ariko hari abantu batakumvisha ko turi couple umugabo n'umugore aha uyu ni umunanda wanje ku bantu batamuzi ni papa w'abana ni uyu munsi twaje kugirana ibihe byiza hano byo kubaganiriza abakunzi bacu hari abantu benshi bakomeje kumbwira ukumva ngo ese wanyu yagiye he kutakimuzana kuri kamera mbabaza bakekaga ko wahiye inshahe cyangwa warafunzwe niko ntacyaha nakoze mfungwa ntacyaha yakoze muramenye rwose namubazaniye nari mvugiye mu zanje nako nawe waruhugiye mu zawe waruhugiye mu gukora cyane kugira ngo mbense neza nona cyane ako kantu ni sawa ako ni sawa gusa nyine ko ari ukivugiye oya ariko reka nawe kavuge tafazari nibyo nari ndimo nyine okay umeze neza turakomeye umwaka mushya muhire twese umeze neza cyane nta kibazo okay Imana ishimwe cyane tugaye karibu cyane kuri Elizabeth official kuri mama Bill Graham kuri madamu wawe icano ntuzubona ko ari sawa icano kiragenda izamuka gahoro kandi mo nta mwana uzuvuka ngo yuzure ingobyi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi cyane kantu barajambo yigeze kumbwira warigiye ngo iyo umuntu akwanga akora jambo zereka izo bwango hano oya ntago ari urwango papa biri ntago ari urwango icyo mbivugiye ngo iyo umuntu ngo wabire ngo umuntu yaba kwanga ngo iyo uri kubyinira mu mazi ngo azavuga ngo uri kumutumurira ivumbi akora jambo ryankuyemo ntago ari by'urwango narinzanye nuko nari nkibutse gusa data gusa ni gahoro umuntu agakora gahoro kugenda ukora buri munsi kugenda kizamuka okay byiza cyane ndakwishimiye cyane hano rwose mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nubwo byari bigoye twakomeje kunyura mu makorosi menshi ariko finali mugeze hano cyane Imana ibahe umugisha amen okay najya nkubaze mu minsi yashizeho ni nkaho twinjiye mu bihe byiza umunsinzi nubwo tutarayinjiramo neza tutaragera kuri teri biriya bihe twagezemo sindi kwibuka n'itariki tuzashize nk'ibyumweru 2 ariko wamenye ibyo nshatse kuvuga uvira tombe wabyakiriye gute ukibyumva ukibibona ukibona abantu bapostinga nabyishimiye ndibuka ko ari nje wakubwiye mbere ko uvira yabaye tombe sinjya bikubwiye cyane wowe narabyishimiye nta wundi munsi
ahantu hose bagiye bahafata yego nkishima kubera ko hose ni iwacu ariko hariyaho narishimye numva ngeze kuri degere ya nyuma. Degere ya nyuma buriya ni kuri kangahe? Ni ikigero ndakeka giheka c'ijana. Ubwo tufatire ku 150 hejuru kabisa. Ni ikigero giheka niyo degere nageze numva ndishimye pe. Narishimye cyane. Ese buriya ku bantu batakuzi Papa Billy ni muntu ki? Ubuhugiye mu biki mu kanisa bw'inshingano bimeze bite? Ambajije ibibazo bikomeye ndi umuntu usanzwe areba ibindi se ni kasa nta nshingano ngira ndi umukirisitu gusa. Okay. Sorry, microphone yarihuye n'akabazo. Uri umuntu usanzwe nta gitugira mu ikanisa. Oya urabizi nawe nubwo uri kubariza abandi. Ndi kubariza abandi jega ndakuzi. Ariko nta giti ngira mu ikanisa. Iswe kubera iki kandi mbona igikwiriye? Gikwiriye gute se? Oya muvandi baguye igiti rwose. Ese kuki abantu bashaka igiti cyane? Kandi urasanga nawe ukeneye igiti. Njyewe oya njyewe mba nshaka twatuzi ko mu ikanisa gusa. Turatuza tungo abantu bafite igiti. Yego. Abantu bose bafite ibiti, bamwe turatuza ko umuntu afite igiti. Turatuzi ntiyo tubona. Kandi ese ubundi turatuzi. Dutandukanye no areka kutwita tuzi ari amazi araryoha. Okay, ari amazi. Ayo bazaniye barabafite ibiti mugani wawe. Nayo wagiye ukigura wenyine bitandukanye he? Fabiri ari amazi njyewe ku giti cyanjye njya kwigurira mba numva wapi. Ataryo ariko yo protocole yaje akanze. Kono gukunda izubahiro. Mandi tubabarire. Kandi abantu bose bakunda izubahiro. Bafite ikibazo imbere. Bazajyoherwa nyine n'amazi ariko imbere bafite ibibazo. Kono cyangwa none babiduhindure bajye babazana zafi yana. Ngo hari umugabo wavuze ngo ngo gusoza apfa kuyamuzanira. Ngo baza bamuzanira hamwe na ya pasteri bashe kujya sinimwe ngo yamuzanire nawe. Ayo ko mugabona. Nta giti yari afite ariko ngo twatuzi ngo bazapfa gusa nabo batuzana hamwe na yasiniye ya pasteri ngo nabo batumwere haje imbere gusa nyine abantu babone ko bamuhaye amazi icubahiro. Hari umuntu kandi zaki gutangaza hari abantu baza bayanywa n'ukuri bafite imbeho tigeze haguruka kuva geze mu kanisa tiyabyinye tiyagize tiyaririmbye ugasanga umuntu yifitiye imbeho mu mubiri kujya bakayamuhaye bamwe ntibayakoze ntaruhana yamwe. Abandi nabo bakayanywa gusa kubera ngo bayamuhaye ibyubahiro kandi biriya byose ugasanga harimo bakenanye ngo babahereze. Ngo hari umugabo ngo yaguze ngo Bibiliya ngo amaze kugura Bibiliya iyo umuntu aguze Bibiliya hano nyine ujya utangira kwandika itariki amazina ya kugira ngo nuzayitoragura azamenye ngo Bibiliya ni yande wende mu gihe wayitaye. Nkuko ngewe ngiye kwandika ngo umutoni wa Elizabeth yamandikaho ngo Bishop Elizabeth. Urumva yabandikaho ngo Bishop Elizabeth ngo kubera ko ngo yari afite ibyiringiro byo kuba pasteur. Izo byiringiro ngo kugira ngo n'aba pasteur atazasiba naza kuba pasteur gizo musengera n'ubundi igihe azogera ku bishop takandi asiba ngo asibe ngo yandike ngo Bishop. Nyine we yafashe Bibiliya yandikaho ngo Bishop. Uwo muntu arafite kwizera nawe gukomeye ariko ndango kugeza n'uyu munsi hari abana pasteur oya evangelist ari kuzamuka. Urabona ahantu bihera nyine ni kuri evangelist. Iyo ugenda evangelist ugenda uzamuka gahoro gahoro akagenda bikunda. No ari kugira impano nubwo nta gitugira mu ikanisa. Impano se ni nk'umuntu itanga iyo impano nyabaki. Ntayigira. Nta muntu Kristo utagira impano. Umuntu wese wabatijwe akizera Yesu nk'umwami n'umukiza aba afite impano. Imana imuheza impano. Okay. Imana ishimwe. Okay, urakoze cyane ko twibwira kabisa n'abatari bamuzi baramumenya. Kandi ni mumbwira ngo nzamugarure umva ndamufite gutya. Ndagufite. Abana se abana bambwira ngo nzakugarure nzareka kugarura. Nzagaruka singaho nagarutse. Okay, uyu munsi nagira ngo utange igitekerezo ku kintu twaganiraho mu minota mike twasangiza abantu. Jewe se. Cyo twasangiza abantu abadukurikiye twasangiza ijambo rivuga ngo gukorera hamwe ka family. Kandi kari sawara ugatekereje none hambikubwiye cyangwa wari wagatekereje imbere?
ubundi busanzwe iyo umuntu yahamagaye mutumirwa ni ujuza resije none nayibuze urambwiye ngo ninza nesije tuganire abantu ni mpamvu ngo gukorera hamwe nk'umuryango gukorera hamwe nk'umuryango gukorera hamwe nka famille sibyo sipira gukorera hamwe nk'umuryango si umugore n'umugabo n'abana yego cyangwa hazamo na nyoko bukwe cyangwa gukorera hamwe nk'umuryango ni umugabo n'umugore ngomba gukorera hamwe ibikorwa byabo bya buri munsi bibateza imbere bagakorera hamwe kandi ubu nyine ico kibazo kirasa naho kiriho ku bantu benshi kigoye ugasanga umuntu nimba akora ntashake ko bamenya umushahara wiwe umugabo nimba akora ntashake ko umugore amenya umushahara wiwe umugore nimba ari gukora ntashake ko umugabo amenya umushahara wiwe ugasanga muri zo abantu harimo amacenga menshi ariko reka nkubwire njyewe hamwe njya mbyemera handi sinjya mbyemera utemera niki urana nk'umushahara w'umugabo tuvuge wenda n'urugero ahembwa wenda nk'akamiliyoni wenda kugira ngo abwire umugore ngo ahembwa miliyoni afite ababyeyi biwe afite bande twa tubazo two mu miryango kandi akabona umugore wiwe ni wa mugore udashobora kumwumva vuba ngo avuge ngo ngiye kohereza mama amafaranga ngiye kohereza mushiki wanje ifaranga akabona uwo mugore aragoye cyane aramugoye agahitamo kumubwira amafaranga ahembwa agakuraho wenda 1/10 akavuga nka 500 cyangwa 600 500 nawe yaba mumanuye oya 800 kuvuga ngo rero icyo nico kibazo rero tuvuze abantu ko bagomba gukorera hamwe ubundi abantu bakorera hamwe kubera ko bumvikanye abantu batumvikanye nta mikoranire yo haba rero niyo mpamvu rero mutakoreye hamwe hazamo intunganye ni ukuvuga ngo rero wotinya kuvuga ko umva rero watinya kuvuga yuko amafaranga yemwe ari miliyoni kubera ko uzi ko uyu mugore wawe azemera gufasha biwanyu ariko iyo hari ubwumvikane bazaca umugani ngo hatari intonganya ahari ubwumvikane ngo rugo imbaraga za gusasira babiri iki abanyarwanda iki umugani nza numva baca ariko ntabwo bikundanye n'imigani ngo ariko biba bishatse kugaragaza yuko ahantu hari umutima mwiza ngo urugo imbaraga uruhu rw'imbaraga za gusasira babiri sinzi ko imbaraga zigira uruhu irarugira wari wayibona imbaraga se wasanga irugira imbaraga se uruhu imbaraga se warabona uruhu niko bavuze uruhu imbaraga za gusasira babiri bishatse kuvuga yuko baba bashatse kugaragaza iyo umuntu afite umutima mwiza nta kintu wenda cyatuma nimbara umugore n'umugabo bahishana amafaranga bahembwa ariko biba byiza iyo abantu babwizanye ukuri akavuga ati njyewe mfite aya ngaya ukwezi kwashira mfitaye akayazana akayereka umudamu tuyakoreshe gute umudamu nawe akazana yiwe akayereka ko si ngombwa umugore ngo azanaye satayafite ikibazo ahubwo gihaba ku bagore benshi hari abantu abadamu benshi yumva ko amafaranga y'umugabo ari agomba gukemura ibibazo zo mu rugo ariko yiwe agakemura ibibazo vyiwe kuticiriwe cyangwa amafaranga y'umugabo ari agomba guhaha akagira gute ese uwo y'umugore akora iki y'umugore akagura ibisuko akagira inzara oya wintungaho papa biri wintungaho nese se umugore twinzara oya none ugasanga rero abagore bagira ubwenge amafaranga y'umugore akoze gusa mu byifuzo byiwe ariko ay'umugabo agakora ku byifuzo by'umugore n'iz'abana n'ibindi byose urumva ariko abagore rero abagore baragoye ariko bibashyira mu bwinshi ngo abagore baragoye ntukiremo banza witondere turi kuganira tuvuga ngo niki twakora niki abantu bakora abantu bagomba guhuza imbaraga kandi muhuje imbaraga ntabwo muhishana amafaranga mufite buriya njye nshobora kuza amafaranga yanjye nkayakwereka yose ariko yawe oya nanjye ngomba kuyazana wese nkabwira ukavuga ati dore ngaya amafaranga njye mfite tugire gute tuyakoreshe gute tugura akabanza aya ngaya reka tuyabike gutya aya reka tuyafashe iwanyu
iwacu gasibyo gutya na gutya cyangwa banza bumberera cyangwa nta kibazo bifitiye bariya reka twirebere n'ibyacu niyo mpamvu nari nkubwiye ngo abantu batari gukorera hamwe n'ubundi biragoye ko hari icyo bageraho kandi bivuga ko ubumwe ari imbaraga iyo habuze umwe hagati y'umugabo n'umugore nta terambere ry'urugo riba rihari ariko iterambere ry'urugo riva iyo abantu bashize imbaraga hamwe wowe wakoreye 500 njye nakoreye 200 tumve yuko wakoreye 500 ugomba kuzihisha cyangwa ugaragaza 200 kugira ngo inganye n'ijyanje 200 no yazana ko yakabaye nzana yanjye ko yakabaye dushire imbaraga hamwe dukore. Hari ibintu bitatu kwa turi kuvuga hejuru ya famille kandi hejuru ya famille n'umugore n'umugabo hari ibintu bitatu njya mbona iyo babihuje nk'umugore n'umugabo urugo rwabo ruraryoha urugo rwabo rurashininga bakunda kuvuga ngo urugo rwiza ubundi urugo rwiza ni umugore kubera ko umugabo ntaba mu rugo akuzi iyo umushitsi aje akasanga umugabo nubwo n'urugo nyine barura urugo rutari umugabo rugoye ariko nugera mu rugo rw'umuntu ukabona rurashininga ubona ruratatse ubona rurimo utuntu n'utuntu uzimenye buriya ko ari imbaraga z'umugore. Yego ko njyewe ntabwo nataka inzu ako se kubera utayitaka nta mwanya mfite gutaka inzu ibibazo mfite kurabona ibibazo ndi gutekereza natekereza hejuru gutaka inzu none twe tuyitaka n'abandi bagabo tuvishwe umuntu umugabo yotekereza ngo aragenda buri gicoro ashira mu nzu twebwe tubikora nta bwenge dufite ntabwo tuvuze ko nta bwenge ariko buri abagore bagira projet zabo batekereza n'abagabo bagira projet zikomeye batekereza nje ntekereza ko ugomba kugura akamodoka nkicara nagira no bunusho dute kugura akabanza akamodoka sibyo izo ni urumva ko ari ibintu bikomeye ariko wewe tuvuga ngo uhitugenda mu isoko bati nabonye agacoro ese nagacoro haje nagaki agatako sibyo kumva wagura umutako ngo hari mu rugo mbabari hari nakimwe nagura nyine ntacyo ariko nyine ni imbaraga z'umugore no kugaragaza ubwiza bw'urugo rwiwe ibintu hari ibintu bitatu naringiye kuvuga nyine iyo umugore n'umugabo babihuje hamwe urugo rwabo ruraryoha rubamo amahoro urugezemo wese ni nka cyayi gifasha ngo hari umugabo ngo wageze hano ngo aravuga ngo ariko yemwe ngo kwa mugenzi wanje ngo wabicaye gifasha uzi impamvu yavuze ngo wabicaye gifasha nuko iwiwe ashobora kuba atanga amafaranga make icyayi kigifata wenda none se umuntu ateze icyayi ca litiro agashiramo utuveri turi tw'amazi nawe undi agashiramo ibikombe 5 amata y'ambaho ntabwo bizohura icyo nari mvuze ibintu bitatu biza bituma urugo ruhora rushininga ruhora ari rwiza hagati y'umugabo n'umugore icambere ni ugusengana cyo ni kimwe gusengana mugabo uvuga ati tumaze kurya kandi ikintu cyantangaje buriya uskora abantu baza basenga bahora mu bitaramo bahora basirimba baririmba ariko babwiriza abandi ariko batarasengana n'umugore wiwe batakurikira umugabo n'umugore ngo bavuge ati dusenga mana we abantu barahaba ariko none wikeka wibitekerezaho cyane iyo abantu barahaba adashaka kucana n'umugore ngo bapfukame bavuga ati reka dupfukame dusenge aho gucyo bazakora bazagira nk'ibihe ugasanga njyewe nsenze kuwa mbere wowe yapana kuwa mbere wowe nje nkaja kuryama nagera mu cyumba ngasenga nawe wasigaye muri salo tutangira gusenga wowe ugasengera muri salo nje ngasengera mu cyumba urumva wasanga cyangwa waza mu cyumba ugasanga nasenze najyamye nawe ugitangira ugasenga bukeyaga ako ugasenga bukeyaga ngo ntumva ugasanga baba bafite isoni ndababujije ngo nimba ari ikintu cyiza gihaba ni ugusenga umuntu akavuga ijwi ukaryumva karangurura ibyo bintu bijye bimera neza icakabiri icakabiri ko nkibagiwe oya ntabwo nkibagiwe icakabiri ni ugusangira urumva
asabura gusangira koko oye reka nkubwire pabiri nkuko urana twebwe arigiye muva mu kazi mutinze none nkama nihutira kurya urumva utarazi ariko iyo nkurinze nako gaciro konye nkavuga ati reka ndinde umutware wanjye dusangire uza petu uzugira bari byiza uza wa murya kugeza igihe umvisha hari abantu batamira kujya bonyine ico nico cya kabiri ako cyambere nico cyane nje mpa amanota ico cyo gusangira cyo hari n'abandi batazabasangira umuntu yamenyere kujya wenyine akajya cyangwa kumva aza hagati ari kumwe n'umugore we cyangwa mbiswa maye waje mbirekea gusa umuntu apfa kuba hari abantu bigira apeti yajya ari wenyine yajya ari kumwe n'undi hari umuntu ugisangira n'umugabo we akamuvuga ngo kubera ko umugabo wanje akunda amata ngo arancura ariko yadahari umugabo aragucura cyangwa akoze umuntu w'umugabo ucura umugore ahubwo se umugore ucura umugabo akwa birurana birabi ako ni pote turagase dutambuka icya gatatu reka nkubwira urana birabi bintu kera baguraga inyama bakagura inyama nkeya tumwe n'imbago z'abari nkeya z'abari nyinshi ariko n'umutima mubi ugasanga inyama nimba ari 5 umugabo akamubwira ngo tuzimenya ko ari nje mugabo w'urugo akamatora 3 oya ugomba gutwara 2 n'igice naje ngatwara 2 n'igice siko tukagabanira mo hagati oya ibyo ngibyo tugitambuka icyambere nvuze gusengana hagati y'umugabo n'umugore muri kumwe nimba mupfukamye mugafatanya ibiganza akivyo bintu bizabimera neza icya kabiri ni ugusangira gusangira icyayi cya mu gitondo gusangira saa sita mu gihe muri kumwe gusangira nijoro gusohokana mukarya ku gakoko cyangwa ku gahene kugeza igihe gashiriye umva icyo ni icya gatatu icya kabiri icya gatatu ni iki ngiki wavuze cyo kudahishanya ikintu bita money amafaranga papa bireka nkubwiza ukuri muvana amafaranga ni meza aza kuriyaga mwana ntago ari uko dusa gusa nuko dusa ngo nitugera ngo hanze ngo tuzaba hanze se ni mu ijuru nuko tuzoba dusa oya papa bireka hari abantu bo hanze ngo nzagera nzibuhe uzibasa niko kuba mwiza yego oya ari umuntu ushaka kuzibuha akaba mubi undi umuntu yazuba akaba mwiza ahubwo icyo uvuga ngo amafaranga ni meza amafaranga ni meza adufasha gukemura ibibazo byacu iyo bwiza akabazo ubona amafaranga akagukemura ikibazo ariko hari n'igihe amafaranga ashobora kugutera ibibazo biterwa nuko wabyitwayemo ariko amafaranga nje cyo nyaziho nuko azakemura ibibazo ariko hari n'igihe yabiteza je ntabwo amafaranga yantera ibibazo papa biri hari abantu benshi bafite amafaranga ayo mafaranga yabateje ibibazo ntibakirya bafite amafaranga menshi birashoboka ariko amafaranga ni meza kuko cyane cyane nico amafaranga dufasha ni igihe dukeneye ikintu runaka adukemurira ibibazo bitatugoye ni ukuvuga ngo rero amafaranga ni meza icyo nanivuze cya gatatu amafaranga ntabwo ari meza urayakunda none njye nkunda amafaranga nkunda yanje nta nkunda y'abandi nkunda yanje ayo wakoreye nakoreye yanje yavuye mu mitsi yawe ayabandi ntacyo bambwiye sinza natekerezaho ko ntagara yanje icyo nicyo cya gatatu nayimvize cyo kubwizanya ukuri ni ukuvuga ngo kubwizanya kuri amafaranga simfitaya dufite hano tuyakemurisha kino kibazo mu gihe tubona hari ikibazo cyihutirwa akaba aricyo tuyakoresha yego apana ibintu zo kumva yuko wowe ufite amafaranga menshi ugomba gukandagira undi ku mutwe nimba umugabo ari gukora amafaranga menshi yumva yuko asuzugura umugore ngo nta mafaranga ngo nta mafaranga cyangwa ukamusuzugura ariko abagabo ntabwo ibyo bintu bakunze kubikora abagore umugore wagize ifaranga akarusha umugabo ntujye umusuzugura nibo bakunze kubikora ariko abagabo bahita biyumvisamo ko inshingano ari izabo bagomba gukorera amafaranga agatunga urugo ariko umugore yumva yuko amafaranga atotunga urugo umugabo ashobora kwihanganira umugore ubuzima bwe bwose ari gukora ariko biragoye ko n'abagore bakeye amapusa 100 n'abagore amapusa 20 cyangwa 10 ashobora kwihanganira umugabo ubuzima bwe bwose adakora umugore umutunga nuvuga ngo niko bimeze ariko twabasaba nasomera wemeye kubana n'umugabo mukabana ibihe byose ugomba kwemera mugasharinga ubuzima amafaranga ukayasharinga mugafatikanya nuvuga ngo amafaranga mutavuga ngo nayanjye nayanyu n'ay'urugo rwanyu
ni iryo jambo rero twagomba kuganira. Okay, murakoze cyane, umva tuganiriye neza. Iyo sije kabisa ni sawa. Abantu mugende mufatana akaboko mubwirana ifaranga. Iziri kuri Mshwari, haje ni Mshwari. Mshwari, mobile money n'ahandi hose. Mugende tuvuge ikibyimba kimeneke. Akibyimba kihari abantu kuvuga amafaranga. Muvuga amafaranga. Bagomba kubwizanya ukuri abantu bayishanye, abantu bakavuga ko bagasangira account. Yego. Cyane rwose. Okay, reka tugane ku musozo. Turagushimiye boss. Imana iguhe umugisha. Murakoze namwe kudukurikirana kandi abantu bakomeza badushigikire. Nizo kudukandireho kuzamurana ni byiza. Ubu ngubu njyewe nimba gute zagenze nje nta nanza mbona ndahe gukandaho. YouTube yose nkandaho. Okay, murakoze cyane, ndabashimiye mwese. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Tubifuje umwaka mushya muhire, muzahirwe, muzabona ibyiza byinshi. Imigisha muzashingire, muzobyara abahungu, abakobwa muzobona, abakazana n'abakwe. Hari abandi mwegiwe n'abavivi. Umva muzabona ibyiza byinshi cyane. Uyu mwaka uzabahire. Murakoze cyane. Bye.